ukuntu wahetse umwana ukagendana nawe ariko kandi umwana yapfuye utabizi umwururukije usanga yapfuye ahantu hatangiye kundyohera hatangiye kwibaza waramugendanye umujyana kwirimbi wenyine waramugendanye umujyana ahandi hantu wagumye wicaye aho ngaho hanyuma tumaze kukwakira nta bintu byinshi dutindamo turagira ngo utangire utubwira uko byaje kurangira byarangiye gute umudugudu amuga ati iyo ndaya murayisabira amafaranga ntago iragendera yarya ntahirajya noneho muri icyo gihe urumva ko mu macyusa we yabishyizemo umuhati kuko nene narushye mu mutwe nari ngeze igihe nzajya mpagarara nka ninjoro ngahagara ku gikuta ngasinzira mpetse mwana rimwe polisi ziza kunsanga mpagaze ziramfata zimaje kumfata ndababwira ni rero jewe umwana yarwaye ndinze abantu bagiye kunzanira ibyangombwa by'umwana ngo tugende kwa muganga byahehe wamba bari ukama umugabo byibuza ayazajya mpayo senza nzajya nakira yo ngayo ariko byibuza ndeke kujya mu muhanda ngiye uburaya ndumva mbuhaze pe nireba ibintu wagiye unkorera niyo nyiturano nkwitura gushaka Imana bishakaga cyane ko imbaraga zikabura zo kugira ngo ngumemo noneho rero nibwo naje kuvuga inteka ngene nsange umupasiteri mu biro mubwira nsengere mukozi Imana ndambara ibiganza kansenye ndahabwa imbaraga ndagenda njyayo mubwira ibintu byose bingoye mubwira ukuntu mbayeho mubwira iki ndangije aranje arambwira ati kugira ngo ukizwe neza nuko uhagarika kariya kazi ko guhagarara indaya kuko ukigendana nazo ntago wakizwa ndamugenera akazi niko ubu niko kantunze ntago napfa kukareka Imana nikambuza nzasenga nikambuza nzakareka ubwo nibwo hashize nk'amezi 3 niba yabonye ko ntakaretse mwitoro harimo abantu babiri barenze nyine bakoze ibitari byiza bashiri munsi y'umuhano none abikora ku mugaragaro mwitoro n'abashyitsi batari bagenda akajya avuga umuntu none yamvuza avuga ati none n'ikimenyimenye wakora uburaya yanze kubureka ahagarariye n'indangamirwa kuko ntago bazita indani indangamirwa atahagarariye n'indangamirwa ndababara avuga isi umuntu isangiye mu biro nkamubwira ikibazo cyanjye kuko ibintu abivuga iki muri rwasira hejuru y'abana babizi barabizi hako nk'umuntu waturutse i Kigali waturutse ntanze waje gusengera numva rankomerekeje ariko sinacitse intege nkajyagari ngarutse Kigali noneho imuhaziba ziraje ngo mvuye kujugunya mwana mu ishyamba ngo namujugunya mu ishyamba ndabwira ko ubundi namujugunya mu ishyamba mwese hari unyitayeho mwese hari umuntu unyitayeho numwe ikizima nuko ntawe najugunye mu ishyamba babijyaho ndabwira uwumva afite ikibazo azaze nge kumwereka aho umwana ashyinguye mumvaneho umuntu kuko nanjye baravugaga nanjye nkabatera ijambo nubwo ari umuntu wonyene nta mubiri niteguye gute nahuraga n'ikigoma cya Desta nkakigura oya niberaga hanze guturuka indi ifite amezi 4 uko niteguraga nyine umugabo wantoraguraga anjyanye tukarara nakama amafaranga nazaga nkagura ikigoma hari umukecuru wari uri hepfo aho ngaho muri karitsiye hari mu Gitega mu mudugudu w'umucyo naragiye mushyira igikapu kingana nka kiriya mbona kigoma mushinishyiramo mbona igisurubeti mbona utuntu twose hari umugabo bitaga mukunda abantu n'ubwo aracyanacuruza yazanaga utwenda twinshi cyane agurisha nyine twacaguwe ukajyamo ugacagura nabye mfite igikapu cyuzuye bwa bwenda akenda kamangazi kari karimo nagashuka naraguze 1000 cyokora umugira neza nyikubitira porte bebe nziza nayo ndayibikamo naramuhenze kuko nako nagombaga kubigenza yego yapfuye haza ababyeyi basanga ndi guheka turi kuzwa n'ikintu umwana mpfiriyeho amena turongeye turabasuhuje mwese Imana y'amahoro nibaho umugisha abadukurikirana muri mu bice bitandukanye by'igihugu turabasuhuje Imana ibaho umugisha tumaze kukwakira nta bintu byinshi dutindamo turagira ngo utangire utubwira uko byaje kurangira byarangiye gute Imana ibaho umugisha mwese mudukurikiranye aha hantu niho harimo izingiro ry'ubuhamya neza utega amatwi wumve kugira ngo ukunde ubeho karibu ndakwakiriye ukomereza hahandi wahereye utubwira uhetse umwana nyine byarangiye ute murakoze
byarangiye nzamukanye umwana witabye Imana nterera umusozi ndi nawe ariko nza kubona umurukije ugasanga yapfuye barakomeje umugorongera muheka naramuhetse kuko nta kundi nagombaga kubigenza yego yapfuye haza ababyeyi basanga ndi kurira ndi guheka ati urikuzwa n'ikintu umwana mpfiriyeho barambaza ati uri kujya hehe ese uvuye hehe ndababwira mvuye hano hitwa mu Gitega ngiye ahantu bita Nyarurenze nyine ntago mbizi na yaravukanye bwandu nyine numva ubuzima nabagamo karatunzwe na ya mata numva ni ikibazo nyine nako nikakuraga neza nyine kageraga kuma nkanjye ubwo rero byarangiye nzamutse abadamu baraza barambaza bambaza ko bigenze ndababwira ndabereka bamfata mu mugongo umwana ntwaza agakapu karimo amata n'ibyangombwa byacu ubwo nje imbere banje nyuma baramerekeza banzamukana umusozi muhetse noneho nkurenze ngeze ku mashuri ahantu bita mu Kigarama noneho ndababwiye ntimuzi n'ibindi mwisubirireyo ariko bari bamanje kumpitishamo barambaza barambwira bati se twaguherekeje tukakugeza aho uvuye ariko bitewe nuko nzi aho mvuye uko mbayeho ndabwiye nahubwo mwamperekeza nkajya aho naringiye bahita bamerekeza gutyo ndenze umusozi ngeze kwa ya mashuri yo mu Kigarama bahise nahise mbabwira mwisubire ndijyana nahise oya ntago nahise nishingurira ahubwo narakomeje nyine uko nari ngiye kwa data wacu wari utuye Nyarurenze mpita ngenda nari ngeze ahantu h'igitambika ahandi ari ukumanuka namanutse iyo uhetse umupfu ugenda nawe ubwo wumva ari nk'umuyaga uri kukujyana nagiye nahise ngenda nihuta ngera iwacu aho ngaho nyine nari ngiye nsanga bicaye mu mbuga gutya bikinze mu gicucu cy'umuyenzi cyari igihe cy'izuba sinabasuhuza nagiye ninjira mu nzu baravuga si uyu muntu winjiye mu nzu ntaheruka hatuvugishije baje bansanga mu nzu barambaza bati ibite byawe murebe icyo mbazaniye baryo sa umwana yapfuye ati umwana yapfuye ate uzanye wapfuye gute kuki utagumyeyo nanga kwirwa mbabwira ubuzima bwawe kuko nta muntu wagombaga kunyumva ntangi bwanjye bampaga kato ubwo nta kundi bakoze bahamagaye data wacaraza bahamagara abaturage baratabaza hari ku munsi hari kuwa gatandatu ni mugoroba noneho ku cyumweru bwakeye bashingura umwana bamaje gushyingura umwana data wacarambwira atumva muko nkwiyame n'undi munsi ntago kuza kunzanira abapfu ngo shingure abagabo mubyarana ntabahari ndamubwira inti rero kumpambira ntago ari ukunderera urumva nanjye umuntu wawe warabaye nabi navugaga nabi bitewe n'ibibazo ndamubwira inti rero kumpambira ntago ari ukunderera ni nanjye nzaza mu kimbo cyo papa atari cyangwa nundi wenda unyitaye hatari wowe uraharura cyariho nzaza umpambi ubwo aranje ambwira ati ibyo nibikureba ariko icyo nzi cyo ntago nshaka ko unzanira ngo nguhambire oya ntago ngwiki bifuza ko kukanya mpita ko ngenda mbego urebye bambwiye ijambo ribi kugira ngo ngingire umujinya ngende ariko urumva ko nyine nanjye nagize gute nahise mfatiraho ariko ngarutse impamvu yabivuze umwana wanjye wa mbere wapfuye w'umuhungu yashyinguye kwa data wacu kuko uretse ko nanze kujya imuzi ngo mvuge nyine urugendo rw'icyatumye mpaguruka iwacu nabyihoreye byari kuba ari birebire uko ubuzima bwaranzunguje nduhukira kwa data wacu abariho njya kuba mpaba umwana wanjye abari hagwa arashyingurwa afite imyaka 4 w'umuhungu ubwo rero mu gupfa ntago nyine byagenze neza we ntago nzi cyamwishe ariko uko biri kose n'uburozi yapfuye nabi n'uburozi bwamwishe kuko icyo gihe muka data wacu yararoze umuntu amurugana n'umwana wanjye none biba ngombwa yuko muka data baranamufata bamujyana ku murenge w'iwacu icyo gihe cyagiye cyo guhiga abacengezi mu rufunzi wacu hari abasirikare benshi bafata muka data baramukubita kugira ngo bumve ko yemera none kuko bari bakuruye amakuru
ko data umbyara we ntabwo yapfuye mu ntambara, we yapfuye 9 kabiri azize uburwayi, ariko nabwo bikavuga ko ari muka data ngo wamuroze. Ubwo rero biba ngombwa ko bamukubita, aravuga ati n'umugabo wanjye ninjye wamwiciye uko burya inkotanyi ndazikunda. Bamubwira ati nuvuga ibyo wakoze kandi koko nibyo twarabyumvishe, nutwemera ukatwereka n'ikimenyetso turakureka wisangira abana, kuko harimo abana yaragifitemo bakiri batoya, ntabwo tugufunga. Ubwo rero arangije arabyemera, avuga ukuntu yishe papa, avuga ukuntu yaroza abo bana, ati rero urabyemeye tugende ujye kutwereka ubwo burozi. Hari ku cyumweru twaragiye, barajya abantu bose bamutahira ubukwe, azana isanduka papa yajyaga ashyiramo utuntu tw'amafoto cyangombwa, uya gasanduku nyine nk'uko uyu munsi umuntu avuga ngo mari bamwinjiraho kugira ngo atabikuramo, arakazana agapfundura mu ruhame rw'abantu, yerekana ubupfurumba, akajya agenda avuga ikintu kirimo kadatafungwa imyaka 2 iririmo. Icyo gihe rero no kugira ngo mpaguruke iwacu ngende, ntabwo ari njye wapfuye kugera, ahubwo basaza banjye batangiye kumpega ngo ifungwa rya nyina ngo riturutse ngo kuri jewe. Ubwo nagendanye umwana nyine umeze gutyo, namanje kuba Nyamata, umuntu aranjyana, umwana arangararemba, ambwira ati genda umwana azakira uzagaruke, mu by'ukuri rw'abantu rugira ahantu rugarukira. Nibwo naje rero ubuzima burancanga, mpita ngira gute, mpita mvuge ndagiye kwa data wacu, nza kwa data wacu gutyo. Rero ubwo niho umwana wanjye yaguye uwa mbere. Reka nikomereza hambere, nagira ngo mvuge impamvu data wacu yavuze ngo kukimuzanira abana ashyingura. Ubwo rero nahise nigarukira i Kigali, ngarutse i Kigali noneho imuha ziba ziraje ngo mvuye kujugunya umwana mu ishyamba, ngo namujugunya mu ishyamba. Ndabwira nako ubundi namujugunya mu ishyamba, mwese hari unyitayeho, mwese hari umuntu unyitayeho n'umwe. Ikizima nuko ntawe najugunye mu ishyamba. Babijyaho ndabwira uwumva afite ikibazo azaze njye kumwereka aho umwana ashyinguye, mumvaneho umuntu, kuko nanjye baravugaga nanjye nkabatera ijambo, nubwo ari umuntu wa wonyine nta mubiri. Bigeze ngo ibintu biza rwose cyane kubera ubuzima, biza kurangira, birarangira biva mu nzira. Bimaje kuva mu nzira rero urumva ubwo bimaje kuva mu nzira nibwo niturije nguma mu buzima bwanjye bwo kwibera hanze. Mbonye unyisangira ku gikuta kanyicyuririwe mu rugo, nkabyuka nigira mu bisosi nirira, njya kwishakira imvange hano bitaga kwa 40 kuri 40 ku mugabo witwa John, niho nakundaga kurira. Yego ubundi nkajya mu biryo ngo niba ngo ari mu wa Senegal batekaga kawunga neza, ngibyo ibintu byantungaga. Urumva mba mwubwo no kumubona byaritombora. Ni kwa kundi yazaga nyine, ntago banshonnye, ahubwo ni kwa kundi yazaga nyine yahaze yishaki, yambona akabona mbonyemo icyuki kandi nararangiye. Urumva cyane rwose, impumyi karandatindi akanjyana kandarana bwacya. Umusiramu yaturaga zana nagiye kare naci hatagira n'umuntu nambona. Ese ko numva ngo indaya ziterana ibyuma ngo zigendana inzembe ngo zigendana ibyuma mu magutiya nahe hose, we ntabyo wagenda? Oya, ntago abantu bose ari ubundi burya inda igendana ibyuma cyangwa ifite ingeso gutyo abafite uburyo yabyinjiyemo. Kuko jewe namwe ninywera inzoga, nta tabe nanyweye, nta kore nigezeho. Ubundi nibyo nakoze byose byari ubuzima, nishakiraga ubuzima, none birangije bimbera umwuga burundu kubyo nta n'ikindi nanakora. Numvaga ariko kazi, niko kazi rwose, numvaga ariko kazi. Utabona guhazaga hari uwiteretera ukavuga ati ngwino ngwino? Oya, ntago namuteretaga, bansangaga mu rugo cyangwa se nk'ahantu tunywera, nkumva nka nyiri bara arampamagara ati ngwino hano hari umuntu ugukeneye. Ninjoro bwurumva twigiraga ku muhanda nyine tukajya gutega, ni ibisanzwe. Ubwo rero ninjira mu buzima, uragarutse uvuye gushyingura wawe. Ariko urumva byatwaye igihe kugira ngo mbone aho kuba, byatwaye igihe kugira ngo nongere ngaruke kuba umuntu, kuko byajyaga bigeze igihe nkongera nkarwara nkajya muri CHK. Ubwo rero nibwo naje kugira gute kongera ngarukayo mba umukobwa mwiza nyine
mba umukobwa mwiza nyine aribwo wa mukecuru yamfashaga. Wa mukecuru yakomeje anyitaho aramfasha cyane. Mvuye kubyara urumva. Ubwo rero no kuvuga ngo nanyweye umuti wanjye mererwa neza ndakodesha none ubura nta n'ikibazo mfite. Mbone nkabona amafaranga ntabwo nibaga ahubwo giye kugira ngo nibe barayambitsaga. Barazaga bakayambitsa sinibaga tukayarya ubwasiga akayajyana. Natwara amafaranga nibaga nabwo numva ko ntibye. Ni nka kwa kundi umugabo ashaka kuvuga ati ndaye kundaya reka nsimbi. Benda akayibagirwa akagenda nazajya nko gusasa neguye nka matora nkayabona. Ayo niyo naryaga. Ntago nibaga kereka rimwe nibwo nibye. Kandi nabwo niba umuntu unyizaniye ariko mawe nibwo nibye. Nyitaho. Kera kabaye rero hari amafaranga twahembwaga 1600 bakayaboroka bakazaduha akazi karangiye. Ngira umusokereteri mwiza watwandikiraga muri cyagiye nari ndwaye akajya nyandikira akanyuzuriza. Noneho nsubiye mu kazi arambwira ati ntuzajye guhembwa abantu bahembwe uzajye batahembwe kugira ngo batazabona ko nagusinye. Kandi nta kantu kishimwe nshaka nagira ngo nkufashe. Umusokeretera ndwaza gutyo ndiyondora nkora akazi karasoza gashoje. Ubwo nyine nanjye ubwo byahise bijagura nisubirira mu muhanda. Akazi yo kasozaga ayo navanyemo nyine ndakubwiye icyo nayakoresheje. Ubwo no kuvuga ngo yakazi kasozaga bakoraga ikintu cy'ikirori. Abanywa byeri bakanywa mitsingi abanywa ibiki byose abanywa fanta bakanywa. Ubwo muri cya kirori nta kintu niyakije iki agasembuye. Oya twanywaga mu mushahara wa ba boss. Ayawe ahari. None ubwo ngiye burake nakuyemo n'ibihumbi 70. Arumva ya mafaranga rero umva ikintu nayakoresheje. Navuze n'ubundi abarokore nta kintu bamariye. Ubu ndagiye nagiye nguramo matora nkodesha inzu ngura ibikoresho bifatika. Urumva ndangije nsubira mu kazi gutyo. Ego ntabwo nigeze nkavamo. Nta kintu bari bamariye. Reba natse ubufasha uretse udufaranga bamaye nkoresha ku gikintuza kibati kira kwa kakazi. Umukecuru muyoba gutyo ndagenda ataze naho ngiye. Ndagenda ndikodeshereza ariko nkajya gusura umukecuru amubwira umukecuru nagiye gukodesha inzu nziza ndakakantu ntago ne gukomeza kukabamo. Umukecuru ariko ntago yigeze anyangamba hafi nkajya njya kumwisura ku isabato ankunda akajya ngira inama. Ndangije rero ubwo ni kure uburayi buzima burakomeza. Nibwo nyuma umuntu yambwiye 2 nibwo umuntu yambwiye ati Ronati waje nkakwirangirira umugabo. Ese umugabo azantunga bizakunda azamfasha ibyo nshaka azabima. Ati nyamareka nkubwire wagerageje gukizwa biranga atari ko kurwaye so uhe uwo ngo bandangiraga se waruzi ko ugiye kurangira umugabo. Yego ko cyane rwose umva nandikiye amateka hanaherewe n'akato hano mu Gitegarika ntago ari kure. Ubwo arangije ikintu yankoreye urumva namubwini nzabyigaho. Noneho mu kubyigaho kumubwira ngo amuze n'uwo muntu bikanga ndongera nsubira gukizwa kwiriya deperi ya hano mu Gitega. Ni nabwo bari bagitangira urusengero njya gukizwa ariko ho ntago nigeze njya kwiga ngo ndabatizwa we yanigiraga kwisengera gusa numva nshaka Imana ngurumanamo ariko bikanga ngera. Ubwo noneho nicana vuga Imana wamba bari ukama umugabo byibuza ayazajya amayo nzajya nakira yo ngayo ariko byibuza ndeke kujya mu muhana wongiye uburaya muve ndumva mbuhaze pe nireba ibintu wagiye unkorera nyine nyiturano nkwitura gushaka Imana bishakaga cyane ko imbaraga zikabura zo kugira ngo ngumemo. Ubwo kandi ubwo icyo gihe njya mu Biryogo hari 207 n'ubundi. Noneho birangira wa mukobwa nje kumushaka ndamubwiye noneho byane nabyemeye ariko ntarabyemera. Naravuye gusenga ndaza ndarira cyane mu nzu nibutse Imana ubuzima bwose nagiye mbamo ndavugira Imana reba ukuntu noneho ngana ndakwinyize mu umugabo nashaka ajyamo na 500 yo kurya pfa kuba yishyura inzu ubundi ariko umuhanda nkuvemo.
njyamye ndota ngo mbona ngo bashingiye ikigabo ngo cy'igisaza tuvuge se uyu nani wo mugabo se wa muntu yandangiraga ubwo nyine amarangamutima yanjye anjyana aho ashaka ariko nyuma nza kwitekerezaho ndavuga nteka nshake wa mukobwa oya naje kuzabivamo nsubira mu muhanda nsubiye mu muhanda noneho mbura n'umuntu mbaza n'izina nabuze umuntu mbaza izina kandi inzu igeze igihe cyo kwishyurwa kandi ubwo butayu bw'inzara bumeze nabi buryo umuntu ajya gusubiramo byanza icyo afata cyanze kandi abona n'inzu bagiye kumwirukana nsubira mu muhanda nsubiye mu muhanda mbura umuntu mbaza izina ahubwo kugira ngo bambaze izina bakankwera ngo ngo dore wa murokore yagarutse ngo dore wa murokore yagarutse ibyo se mbyitayeho ndamaze ntucakaho iki nkabura umuntu mbaza n'izina ariko abangurira inzoga nkazibona ngeze ngo ndavuga nika n'izi nzoga njye nzinywa nabyo nta kibazo umva ngiye kuzapfa hejuru y'inzoga nibwo naje gushaka wa mukobwa kumva uwo mukobwa ngo ndangire umugabo yahoze akora muri bare noneho umugabo aza kumwandura amukuramo nawe yari indaya aramujyana arubaka ubwo rero nibwo naje kuzamushaka none byane nabyemeye njya kumpuza na wa muntu aragenda mpuza nawe nsangana umugabo rwose aracuruza n'umugabo ufite amafaranga afite niwe ahataha ndavuga umugabo nashakaga n'uyu nguyu mageze baranyakira turanywa turarya ubwo ngo nenge ngo kumuca ibitenge kumuca ibyo nshaka nzagaruke nyine ibintu ngo yabimpaye nyamara uwo munsi byahuriyemo nguko uko nashatse noneho mu gushakana twamaranye nk'amezi ko nta mwaka urimo kuko urebye nagiye ngiye kwitwarira inda gusa narahageze turabana atangira no kunyera kuko ateye yari wa mugabo usinda akarwana yari wa mugabo usinda agafata amafaranga akayatwika kumba afite ibintu bimurimo ntazi byari byo ibyo bintu byatumaga akora ibyo byose rero nabimenye ku mwana twabyaranye noneho akaza akankubita ndavuga intimana kure y'imyaka narimaze ntabyara ukubona nanitwariye inda ubu ngubu koko nankubita ikavamo biragenda bite nibwo nigiye inama yo kuvuga ngo reka nigendere ngo kuko nashatse urumva ntabwo navuga ngo nashatse umugabo pe nibwo buzima bwankurikiranaga njyana yanda nyitwaye nereranye nayo ndagenda namaze amezi 5 inda nayo iragenda irankoroga ariko kubw'amahirwe imbere inda noneho yujuje nk'amezi 4 ntangira kubura ubukode ubwo byinshi nagiye mbitaruka kuko ni birebire ntangira kubura ubukode mbuze ubukode ntangira kujya nirarira hanze nahereye ubwinda ifite amezi 4 ndara hanze kidasubiye ku mugabo wawe kare ninkona ankuriremo inda mara y'amezi guhera ifite amezi 4 ndara hanze ubu mvuga nihajya ababyumva bo mu Gitega bazumva ko byabayeho noneho ndara hanze ubwo ukwezi kwa 4 kugeza igihe indi bayinda amezi 9 ariko ifite amezi 5 bango ya mbere yarankoroze ntago yakoze njya kwivuza hano mu Binyarwanda bandangiye ndagenda njyayo ndivuza indira kora ngiye kwa muganga iraboneka ntago yarabonetse nibwo rero ubwo mu kuyibyara yirengejeho amezi ntabara ku buryo umwana yangira mubyara amezi 12 yego ari mu nda yanjye none mu kubyara rero nabyaye amaguru yarabyimbye wagira ngo indirimo abana 3 nanjye ubwanjye narabyimbye kumanywa ajya gusanga nashatse nk'ahantu hari agasima nka gutya nk'akarambaro nk'iryamira abantu bose bazi ko n'ubundi nzahwana n'iki nayanda kubera ubuzima nari mfite ndangije ngiye cyo ariko muri kwa kurara hanze mana yanjye pesi navuga ngo numugisha hari Imana yashatse ko umwana azabaho najyaga handi twategeraga abagabo bakankunda kandi ntafite aho kurara hari abagabo bankunze mbakuraho 15,000
ntanaryamanye nabo ari ugukora kunda gusa. Nabwira umuntu nzira n'umugore wankorera kunda nanjye nari baye umwiyange ubwo bose mbakuraho amafaranga 15,000 ubwo iyo nda nayinywereye iki nayinywereho kanyanga n'urwagwa izo nzoga nanywaga ibyeri nayinywaga nkabyema nkenda gushwanyuka ntago nanywaga inzoga za Burarirwa nanywaga kanyanga na fanta navangaga muri fanta ubundi nkinywera urwagwa n'amatende nkayashaka cyokora ngize umugisha nza kujya kubyara mva Imana yageni umwana mwiza umwana munini naye yavuga uyu mwana njye mubyaye ariko ubwo mu rugendo rwo kubana na yanda mu rugendo rwo kubana ndamuzi ariko nyine ubusinzi n'icyerekezo arimo ni wa wundi yego noneho urumva nagiye kugeza igihe cyo kubyara nariteguye niteguye gute nahuraga n'ikigoma cya Desta nkakigura oya niberaga hanze guturuka indi ifite amezi 4 uko niteguraga nyine umugabo wantoraguraga anjyanye tukarara nakama amafaranga nazaga nkagura ikigoma hari umukecuru wari uri hepfo aho ngaho muri karitsiye hari mu Gitega mu mudugudu w'umucyo naragiye mushyira igikapu kingana nka kiriya mbona kigoma mushinishyiramo mbona igisurubeti mbona utuntu twose hari umugabo bitaga mukunda abantu nubwo aracyanacuruza yazanaga utwenda twinshi cyane agurisha nyine twacaguwe ukajyamo ugacagura nabye mfite igikapu cyuzuye bwa bwenda akenda kamangazi kari karimo nagashuka naraguze 1,000 cyokora umugira neza nyikubitira porte bebe nziza nayo ndayibikamo ngibyo ibintu nagiye kubyara mfite none ya mafaranga nakuye kuri babagabo naragiye muherezamo make andi ndasigana nkajya nyarya amafaranga ashize ndongera mwaka ndi mbonye ashize nibwo nagurishije matera ndavuga n'ubundi sinyiryamaho sinyiryamaho reka nyigurishe nibonera amafaranga bampa amafaranga nyabitsa wa mukecuru nayo ngenda nyarya nsigaza 8,000 sinabikoraho ndangije indifashe nibwo nagenda mubwira nti igikapu ngiye kwa muganga kandi nabwo nta nubwo inda yamfashe ahubwo nageze ubwo numva nirambe navuga se n'igisimba mfite mu ndani iki njya kwa muganga nabwira nti muga ndabinginze niba n'igisimba kindimo munsature mu gikuremo ndananiwe ubwo hari icyuma bashyiraga kunda kigasakuza iyo cyasakuzaga ngo umwana ngo yabaga ngo yararengeranye cyane mu nda bahise namubyara amezi 12 arangije bahita banyandikira igipapuro kinjyana ku mumati kanyituma no kugenda ariko muri kwa kurara kwanjye Joseph yasengeraga hariya Kimisagara Yongwe Kimisagara hari urusengero noneho umusiramu yatorazana kwa kurara kwanjye hanze ubwo niba ture yaho nabaga ndimo none muri niba ture yo kwa Yongwe ubundi nkavamo nkigendera rimwe rero Imana iza kumvugaho kunda ntwite imvugaho ariko sijyegeye ne yavuze ku babyeyi bose batwite inda zikuze iravuga ngo ababyeyi mwese mutwite mugeze igihe cyo kubyara n'abarengeje igihe cyo kubyara mbahaye kubyara kandi nkuyeho icyuma iryo jambo naryizereyemo nkajya numva ko bizagera kose ko nzabyara neza oya nibere mu buribwe bw'ubuzima ndangije ubwo bampaye cya gipapuro ndamanuka ndazambwira umuntu se ntiwantwaje iki gikapu ko mbona ntagishobora ukangiriza ku muhima bende ukigarukira arambwira ati reka wowe uzabyara umuntu muzima wowe niyo wanamubyara ntuzabaho uzapfa ndabwira reka nkubwire nkakunda izi ndirimbo zatewe izi ndirimbo zafashaga abantu cyane zafashaga abantu za ndirimbo zaramfashije ziramfasha cyane noneho hari n'igihe najyaga nko ku muryango w'umuntu gutya nkigangikira aho ngaho bwajya gucya 11 nkahita ndirimba iyo ndirimbo
mbacyurira hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya navuga iryo jambo navuga iryo jambo nkumva ndabyibushye nkahita nimanukira kwa Joseph yaramfashaga cyane ubwo ni ukuvuga ngo yarabyanze igikapu bari bakimpaye n'ibyanjye uwo mama wambikiraga icyo gikapu yarakuze nawe ari mu rugo wenyine ambwira ati dore nta muntu asigira urugo urabona ko nanakuze Imana ikurinde ndamanutse nta gise narindiho ndamanutse ngeze ku murenge wa Gitega hari umupasiteri w'umugore wabaga muri kariya gace ntabwo mwibuka izina duhurira aho hariya ku murenge arangije arambaza ati runani ugiye n'igikapu gayagaya gutya ngiye kubyara nseka arambwira ati uri seriye ni ukuri seriye ngiye kubyara nese uyiriho ntabwo nyine ko ngiye kubyara mwereka igipapuro ati kuko nibyo ubu se ufite amafaranga yo gutegera ni ukuri habe n'igiceri cy'atanu ufite 8,000 njyanye mbikenereyeho yahise antegera twegerane twegerane rero nayiboneyemo umugisha nagiye mu iyo twegerane harimo umupapa n'umugore bavuye gusenga none ngeze hari ku Muhima ku muhanda ugana ku bitaro nyine abagenzi bavamo nanjye mvamo ngiye kubona mbona naba ababyeyi nabo bavuyemo tugeze hanze barambaza ati se madana nta undi muntu muri kumwe ntoya ntawe nturetse Imana yonyine none se uwobuze umuntu waguherekeze ni ntawe ubwo ahereza umugabo Bibiliya afata igikapu cyanjye aragiheka turimanukira aragenda haraka kioske kari haruguru y'umuhanda ugiye kugera ku bitaro twamanukiye mu kayira tumanuka gutya tukagezaho barambwa mu mbere yo kwinjira ku bitaro pfukama tugusengera ndapfukama baransengera umugore ajya mu ngiye kumva rumva asubiye muri rya jambo ryo kwa Joseph kwimana ikuyeho icyuma nta telefone nari mfite banyandikira nomero za telefone ku gapapuro bambwira ati genda nubyara uzaduhamagare ndamanutse ngeze ku muryango waho basuzumira bajya kunsuzuma muganga ahita afata igikapu cyanjye arangurukana nkaho ndi kubisi anjyana mu rwererero ndagenda niryamira mu rwererero ababyeyi baza bakabyara mbareba ndyamye mu rwererero bakerera ndeba bakabyara ndeba nahamaze iminsi 2 muganga uwo muri iyo minsi 2 oya nyine abanyakiriye ntago ari bo bahagumye haza abandi noneho arambaza ati se mada waje kubyara ko wicaya nukuri naje kubyara nise waje ryari ndamubwira witwane ndamubwira ajya kura amafishi yabaje icyo gihe namubwiriye yanjye barayibonye ahitaza aranjyana antera ikinene cya Theobald bagicisha hasi arangije ati ngaho genda ndaza ntegereza ko inda yamfata ndaheba bigeze nimugoroba arambaza ati se umeze uti ni ibisanzwe none ndaraho ngaho mu gitondo arongera aranjyana ashyiramo ikindi icyo kindi yashizemo cyabaye nko gukoza agati mu ntozi nahuye n'urugambo nyine ababyeyi bahura narwo kugeza ubwo numvise ko umwuka uheze ndavuga ni nkajya mbahamagara ngo nibaze bajye kumbaga sinzi no kubagwa ngo bimera gute bajye kumbaga umuganga yanjye nati humura ugiye kubyara nkategereza ngaheba ariko ku munota wanyuma nabyajwe n'umwana w'umusore aje yambaye bya byenda by'icyatsi by'abantu babaga ndavuga nti ngwino ratunyibagira kubwo baganga ne nabasibye nanabatutse ngo nabagome nyine kubeke kintu banshyizemo ubwo rero ngize umugisha mbona uwo mwana w'umuhungu arambyajije mbyara nka saa 10 bwenda gucya arambyaza cyari umwana w'umukobwa mwiza munini w'ibiro 3.9 mwiza munini Imana yo akabyara n'ubundi irabyara ngiye ko nta kintu nigeze mba kwako nyine bari bazi ko nta muntu ndi kumwe nawe bati nyamone ku muntu ufite umuntu bagemuriye utarabyara nazane muhembura umubyeyi banzane teremunsi yuzuye igikoma banzane paki y'umugati ndabirya ndabimara ndabimara barangije bahita banjyanye kuko ababyara bari benshi
kugira ngo babone aho bererera, bahita banjana nyine mu bitaro njya kwiruhukira. Narabye numva nta kibazo nigeze ngira mu buzima bwanjye, wagira ngo nta nubwo nigeze mbyana. Noneho wa mugabo wanteye inda akaba yari yarambwiye ngo nimbyara baranamaye n'inomero ngo nzamuhamagare ngo aze ampembe nyine. Noneho nibwo naje kuzamuka, naraye mbyaye, umwana musize mu bitaro, njya kunuza ko ndamuhamagara. Arangije arambaza ngo wabyaye iki? Nabyaye umukobwa. Ngo nuko nyine wibyo wabyaye indaya nkawe, ngo genda ubwira ngo baguteye inda baguhembe. Numvishe mbabaye, ndazunguruka ndababara, ariko ntanzara nigeze mpagirira, nari mfite amafaranga yanjye. Wa undi wamaye nomero, nashatse nomero ndayibura, narayibuze ndanababara cyane. Wa undi wansengeye ndayibura ndituriza nyine nuko. Ariko ubwo byabaye ngombwa kuko nabyaye neza nta n'ikibazo mfite, naragiye ndishyura nishyura amafaranga 450 gutyo n'utuduceri ntazi. Urumva ndishyura kuri mituweli, ndangije nditahira n'uruhinja rwanjye hahandi nyine aho ngangika ku gasozi. N'uruhinja naragiye nyine ubwo umva nabayeho, ariko wumve umuntu ababona bari kakabaho. Narazamutse njya hahandi nyine bari bazi ko ngangika, abantu barashika Mukamurenzi yabyaye, bakajya nababandi banze kumperekeza. Ntago nigeze ngira umunabi ngo hatagira umuntu nyicira umwana, ahubwo wamurebaga nkukanuriye ndeba ko ari cyo umukoraho. Urumva ku mutima ni murebe yimwavuga ko nzahwana nawe, ntawe nigeze ncyurira, ariko Mana yarandinze mu buribwe bwanjye nagize. Umurebye akabona ari mwiza akamasenkisa, umurebye akabona ari mwiza akama 1000. Atariko Imana igira amahoro, Imana igira amaboko n'ukuri, ati Imana ishimwe n'ukuri. Kamubwire natangiye nyine ubuzima nyine, umwana nkajya mufureba nkamufubika cyane ku buryo atahura n'iki n'imbeho. Nawe ndi wamwozaga? Oya, we naramwonya, we namubyiye mu gihe cyiza, aho ngaho nahasimbutse nyine. Urumva byinshi bigenda binyisoba. We namubyiye mu gihe cyiza, twonsa amezi 6 naramwonyeje, ariko nawe namwonyeje igihe gito. Burya ibigeragezo birashira, ibindi bigahita biza byirukanka. Ubwo naramubyaye maze amezi 2 mpita ndwara amabere, najya mwonsa imuka igasa naho giye kuvaho. Muganga ati uyu mwana uzongera kumuhira ibere ufite ibibazo. Ndatesekara njya kureba wa mumama umudivantiste, abibonye ati ye baba data waturamenye ntuzongere. Umukecuru akajya mpangira, urumva akamfasha. Noneho kwa muganga nabo bakajya bamu kagasosoma ka nomero ya mbere. Nomero ya wa mukecuru nageze ubwo ntinya kuzajya inde, natiraga umuntu agasafuriya nkagateka ngaho umwana. Namaje kubyara nyine ndwaye amabere amezi 2 ashize, namanje kujya nirengagiza nkarimuho, ahubwo Imana izi no kurinda kuba taranduye, aba yaranduye ubundi nkarimuha byaratonyotse. Ariko nyine uko ngena mbona ubufasha hari mwima, amezi 2 yuzuye 2 n'igice. Mikoro yazimyeshe ifu y'igikoma yayindi kagasosoma bampaga ka nomero ya mbere. Igikoma ariko ntikigira icyo kimurumva, umwana ukiri mutoya akeneye amata cyangwa akeneye ibere. Aho nyuza akabari kurira, bagerageza bakajya bama amafaranga nkajya kumugurira ku ikaragiro. Yanyweye amata ubundi yo ku ikaragiro, yanyweye amata yo ku ikaragiro, niyo najyaga mugura hara mu biryogo, ntaho naguraga ku ikaragiro atetse nkaza mitamuha. Umwana arankundira abaneza, ako ntago namuhaga iyo yabaga yaraye narayinyweraga nkamushakira ndi akiri mashyashya. Yaba yabuze icyo afata, wabwirwaga n'urusaku rw'ukuntu arimo ararira. Gore igihe cyarageze, umwana amaje kuzuza amezi 5. Amaje kuzuza amezi 5 nahuye n'ubuzima no mu mutwe, ntago nari nkibasha
mu mutwe ni narazezengeye kubera kudasinzira ndarankaniye ngo batazanyibira umwana kuko batangiye kumbwira ati uyu mwana bazamwiba. None umugabo witwa Diodone kamuvuga kuko yagize neza bamwita papa Cyusa n'umugore mama Cyusa, nibo bantu batumye mva i Kigali. Mama Cyusa na papa Cyusa bagiye babwira mudugudu bamubwira ati dufashe uyu muntu tumushakira ubufasha ajya gushaka akazi ku nkengero y'umujyi ariko byibuza abona haryamisha uriya mwana nawe aryama aruhuke. Umudugudu amubwira ati iyo ndaya murayisabira amafaranga ntabwo iragendera yarya ntahirajya. Noneho muri icyo gihe urumva ko Mama Cyusa we yabishyizemo umuhati kuko nene narushye mu mutwe nari ngeze igihe nzajya mpagara nka ninjiro ngahagara ku gikuta ngasinzira mpetse mwana. Rimwe polisi ziza kunsanga mpagaze ziramfata, zimaje kumfata ndababwira ni rero jewe umwana yarwaye ndinze abantu bagiye kunzanira ibyangombwa by'umwana ngo tugende kwa muganga byahehe. Nabashutse bwa mbere bwa kabiri baramfata mbabeshya yuko naje gusura umuntu nkaba namubuze baragenda bampa icumbi. Buke hano polisi yakoraga ahangaha munsi ya ka Kigali barananga burabanyereka ntago nafunga ngo n'abafunzwe bama ibiryo ndarya banyereka naho niryamera n'umwana wanjye mu gitondo ati genda ushaka uwo mucyango uhindura utaye kandi nibera mu mujyi wa Kigali. Bamfashe rero bwa kabiri nibwo bahise bamenya ikibazo mfite bambwira ati genda ushaka umuyobozi agushakira uburyo wabona aho kuryama. Nibwo rero Mama Cyusa uwo nguwo yakomeje nawe abijyamo. Uwo muyobozi yitwaga Karemera abarabyanze Mama Cyusa yikoramo ajya no mu butike nkangahe yambona amafaranga 2500. Arambwira ati ndakwinginze nawe ukorera ubuzima bwawe dore mu mutwe ntabwo ukiri umuntu kubera kutaryama kandi n'uwo mwana we agira ubuzima. Umwana nibwo nafashe ya mbere nza Imageragere 2009. Kase iyo 2500 ukora munzu Mageragere hakiri icyaro. Noneho nageniwe n'ikizu cy'igihodi cy'ibyondo cy'igishamburete cy'ibyondo banci 2500. Ubwo sinzi guhinga nta kintu nzi nibwo buzima bwanjye narenze nta kindi nzi. None kuko nari mbonye aho kuryama nkajya ngenda nkajya i Kigali nkirirwa i Kigali ako nkataha hahandi nkajya kuryama abanyihereye umuceri wo kurya abanyihereye imyenda abagize gute ntago umwana wanjye nigeze mwambika. Oya nabantu bagiye bamwambika bakamwambika no kurya ariko mfite aho ntaha. Igihe cyaje kugera kuko guhinga bye byarananiye nkabyiga ariko bikanga bikananira kakageso kanje nyine kagira gute karagaruka. None mbukorera Imageragere nkagenirwa mu rwagwa hirwa nasinze n'umwana simenye ngo yari yagize gute. Ubuzima mbubamo buransegesha mbega ariko none nkajya ngenda niga no guhinga nava guhinga nkakaraba nkigira mu kabari nabone nyikubitira igihumbi nitwigendere nguko ubuzima nabayemo. Noneho nyuma yaho kugira ngo ubuzima bwanjye buhembuke bwahembutse aruko mbonye kare akazi bampaye ko guhagararira indaya. Noneho nako sinarinzi ko kazavamo akazi baramfashe nk'umuntu bahagarariye ariko ntazi ngo kazavamo akazi. Ngiye kumva numva ku munota wanyuma oya ku munota wanyuma nagiye ko nambona kuri telefone yanjye hari 50. Ngira ngo umuntu wayayobeje amafaranga ndayarya nkuraho phone nguramo utuntu dutandukanye. None bigeze nka nimugoroba numva umuganga arampamagara ambwira ati wabonye amafaranga ni nabonye ati nayawe. Nagize ngo umuntu wayobeje nariye busambo amafaranga hashize nk'icyumweru abaduhamagara ati mugomba kujya mu mahugurwa i Nyamata dukora iyo amahugurwa y'iminsi 4 harakura rupaparasi y'iminsi 4 nayo nyakuramo iki ubuzima
nibwo natangiye kubona akazi gutyo, bampangira ako gashahara ndagakora, ariko nubwo bakampangiye ni mu nzoga, nta bundi bwenge. Cyokora icyo kurya cyo nkakibona pe, kuko nzi ko inzara twarabanaga. Ibyo nakoraga byose nabikoraga umwana ahari. Ahubwo nyuma yaho nabwo nyuma yaho naje kuvuga uyu mwana kwiga dore biri kugenda byanga, none uyu mwana ni ntamwikuraho ibintu nkora azabikora. Ngiye kubona mbona umuntu arambwiye ati uriya mwana wamumpaye akajya nsigarana umwana, ndamuhara mujyana Nyarurenzi, aragenda abayo, nanjye nigumira mu buzima bwanjye. Nyarurenzi avayo, umwana aragaruka, ariko agarutse ko ari kugenda agenda akura, najya nkenera gukora ibyo bintu nkagenda nkarara hanze, bwacya ngataha, cyangwa irari yo mu kabari saa 8 zagera ngataha. Ubwo rero birangira numvisha agatima ko kongera gukizwa kaje, ariko nkabone nakirijwe muri rya toro rya Samburo de Dieu nararikirijwemo, bikajya bigenda byanga. None nibwo naje kuvuga ko Imana amaye icyo kurya, nagiye nkisubira gusenga, ndagenda njya gusenga. Ariko mu gusubira gusenga umupasiteri ntago nawe yambereye umuntu mwiza. Uwo muri asambure ntago yambereye umuntu mwiza, umva ko najya gusenga bikananira, ejo nkaba naguye, ejo nkongera, ejo bundi nkaba naguye. Nta n'umukristo byibuza wanansuraga ntaki, reka niberaga mu byanjye no gukizwa, nuko numvaga ndi kwicira ubanza nkigira kwisengera. Noneho rero nibwo naje kuvuga reka ngende nsange umupasiteri mu biro, mubwira nsengere, mukozi Imana ndambara ibiganza kansenyera, ndahabwa imbaraga. Ndagenda njyayo, mubwira ibintu byose bingoye, mubwira ukuntu mbayeho, mubwira iki. Ndangije arambwira ati kugira ngo ukizwe neza nuko uhagarika kariya kazi ko guhagarara indaya, kuko ukigendana nazo ntago wakizwa. Ndamubwira akazi niko ubu niko kantunze, ntago napfa kukareka, Imana nikambuza nzasenga, nikambuza nzakareka. Ubwo nibwo hashize nk'amezi 3 niba yabonye ko ntakaretse. Mwitoro harimo abantu 2 barenze nyine bakoze ibitari byiza, bashyira munsi y'umuhano. None abikora ku mugaragaro mwitoro, n'abashyitsi batari bagenda, akajya avuga umuntu none yamvuza avuga ati none n'ikimenyimenyi wakora uburaya yanze kubureka, ahagarariye n'indangamirwa, kuko ntago bazita indani indangamirwa, atahagarariye n'indangamirwa. Ndababara avuga isi umuntu isangiye mu biro nkamubwira ikibazo cyanjye, kuko ibintu abivuga iki muri rwasira hejuru y'abana babizi barabizi, ariko nk'umuntu waturutse Kigali ntanzi, waje gusengera, numva arankomerekeje. Ariko sinacitse intege, nkajya nkomeza nkasenga. Muri kwa gukomeza nkasenga nibwo naje kugera ubwo mbivamo, kuko barahimbazaga kugira ngo njyewe mpimbaze nishimo ngo nkarira kuko akimara kudutenga Yesu avuga ati mujye mwicara ku ntebe y'inyuma aduha kato. Jewe rero n'ibikomere byanjye mba nifitiye by'ubuzima n'iki, uko ngiye gusenga bahimbaza, ngiye nkajya mukurira mpita mbivamo. Navuga ntabwo nzasubira mu nabarakore, ndabanga burundu, ndabanga babasengera he, navuga ntabwo barakore, ntimuraba kwishushanya gusa, ntinzabatanga ijuru ku munota wanyuma, nkajya mbibabwira. Ubwo rero nibwo igihe cyageze, umwana wanjye ajya gusenga kuri ADPR, bana b'urubyiruko bakamusura mu rugo. Umwana arabikunda, kajya ajya mu byumba, nanjye ndamukurya nkajya mu byumba. Umwana afata umwanzuro wo kwiga, arabatizwa. None mbonye yize abatizwe, none ngiye ntekereza ku ngeso zanjye, ndavuga ibi ntago ari byo. Nitoza kujya njya gusenga ku cyumweru, nkajya mu byumba ngasenga, ariko sinafata umwanzuro wo kuvuga ngo nzajyamo neza, nayo nkiri mu rugendo. None umukecuru bita Shangaza ahantu twasengeraga, n'ubu nyine icyo cyumba cyahari, nageze yaramanurira, kuko nari nsigaye ngeraho nzajya ndyama, nasinzira nkarota ngo ndi kwiruka ngo nabaye umusazi nambaye ubusa. None arampanura, araje arambwira ati dore wari ugiye gutoragura amashashi muri kaburimbo, dore kaburimbo iraje. Batari banakayimenamo, ati kaburimbo ikigera utoragura amashashi wambaye ubusa. Mpita nibuka za nzozi
narose umva narize amarira yuzuye nk'ijerekani mu cyumba aransengera arambwira ati burandi nkawe wamfata ku kinyita ugakomeza urugendo umva icyo cyumba ntabwo nigeze nyisibamo nakomeje njya gusengera kwa shangazi nkajya no kusengera umwana wanjye asengera none nibwo nyuma yo haje umuhanuzi aravuga ati hano harimo inzererezi abantu batagira aderesi aho musengera ngo muzajya muza gusengera mu byumba ntabwo byemewe mugira aderesi Imana ibabone ubwo nibwo nahise mvuga ariko rero burya koko ndi imbobo ninjye wivuze kandi uko abantu nk'abo ngabo mu byumba baba barimo aho Imana ivuze bajyayo aho Imana ivuze bajyayo kandi nta torero bafite none ndavuga rero muri asambure ntabwo nasubirayo ariko asambure ikintu nayikundiraga ko narimakiraga bikemera mwisiga nkisukisha bikemera nkasetse kuko narimakiraga nkisukisha mbega nariyoboraga nkabona kandi birambereye ni byiza nakemakira ati wabaye inkumi nanjye nkagendera aho ngaho kuko asambure nabo barabyemerewe barisiga barasukisha mbega none nyuma reka Imana izantumeho umukecuru arambwira ati Imana yambwiye ngo nkubwire ngo reka ubwo bwibone bwawe kandi nutabureka ikindi yambwiye ngo va mu ubwo businzi bwe n'ubusambanyi bwayinukiye kandi yambwiye ngo ishaka kukugirira neza noneho ndamubwiye ntako mukecuru ntiwavangiye nese ubwibone mfite n'ubuye ngo ibyo bintu wisiga ntariko barakore mwaranasaze ibintu nisiga bibatwaye iki utunda twisiga nkasa neza n'ubundi kwisiga bihurehe n'icyaha nticyakora pe ubusinzi n'ubusambanyi nibyo ndabyemera ariko nabuze imbaraga ntizibinkuraho ndabimwibwirira nabuze imbaraga zabinkuraho nubwo rero rwose iyo Mana uyibwire imfashe ukomeze unsengere ubwo urumva rero nakomeje njya mu byumba ariko naryaje nayo magambo mukecuru yambwiye nayo nkayakubitaho nabyabe njya ndota njya mbona mu nzozi nkabikubitaho ibyo abahanuzi bagenda bambwira nkabikubitaho ubwo nibwo igihe cyageze mfata umwanzuro noneho mbwira kuri ADPR ko nshaka kwiga nkasobanukirwa neza nibwo nashatse mwarimu Bosco turaganira Bosco muremure n'ubu ndamufite muri telefone umva yampaye umurongo mwiza cyane ndagenda ndiga neza amezi atatu ndayiga arasoza none mwisabira ikintu kimwe nacyo arakinyemerera namubwiye ngiye nubwo nagiye mbatizwa impande zose haka umubatizo nemera n'uyu nguyu w'uyu munsi ni amezi atatu kuko hari ibyo nizemo bimfata binkomeza kandi koko byarankomeze nkikimara kwiga iriya mirongo yo muri Bibiliya hariya mu nayibagiwe mu Bagalati ibice 5 ku murongo wa 19 hariya ku mirimo ya kamere nkamenya uko hano hanze nari mbayeho urumva nkigishwa uburyo ngomba kwitwara nkamenya imbuto z'umwuka ikiranga umuntu wakijijwe nahise mbona ko amatorero aratandukanye kwigisha ADPR nahise numva nyikunze cyane anyemera ko arambwira ati kubatizwa n'uburenganzira bwawe arabinyemerera amajije kubinyemerera ntabwo ari kera cyane ni mu kwa 8 ku mwaka washize ku itariki 30 nibwo twabatijwe mu Rugarama ubwo ndakomeza nubwo badufungiye insengero ariko iyo nshobojwe njya gusenga mu Rugarama naba ntagiye mu Rugarama nkigira Rwesero naba ntagiye Rwesero nkasengera hafi kwa Kigenza nkajya kwa Kigenza ahubwo ntungurwa no kugera kwa Kigenza mbona cyane mbona baranjyanye ku ntebe y'imbere naricaraga hehe inyuma mbona ukuricyo barongeye none ubu nagize ikibazo cyo kurwara aya maguru nubwo ubona ngenda ndwaye aya maguru nyafitemo ikibazo gikomeye cyane ntabwo ngenda urugendo rurerure
ubwo mu Rugarama iyo ntafite itike ntabwo njya gusengayo, njya ahanyegereye, urumva. Ubwo rero ndakomeza nguma mu gakiza, ariko ni ukuri nakomeje kumva ko ntuje, nakomeje kumva ko mu Mana harimo byose. Najya mpura n'ikibazo, gusa nyuma naje kugira ikibazo, nkajya nsubira muri za ndoto nkarota ndyamana n'abagabo, avuga Imana ibi ni ibiki, ko nakijijwe, kunzi ko naranduye, ibi ni ibiki ndi guhura nabyo, ibi ni ibiki ndi guhura nabyo biri gutuma ninjira ibintu binsanga. Hari umupasiteri twaganiriye, ndanamufite mu ntuza hano, shangazi amba hafi, aramunkira, aranganiriza, ubwo aransengera nyine, mubwira ubuzima bwanjye bw'urugendo rw'agakiza. Ariko nahereye mu miryango, ko hari ukuntu nabwirwaga yuko ngo na karandi birimo ingendaho n'ibintu byose, ndamuganiriza byose, aransengera. Arangije ambwira ati nubona ibintu by'ibiterabwoba bije, ujye ubwira Satani uti Satani we waratsinzwe. Amen. Ujye uvuga uti waratsinzwe, ntuzagire ubwoba pe. Kubinyuramo Satani atera ubwoba, akaza akakwereka ibintu ku buryo niho hahandi wowe uzagira gutya, akavuga ati sibundi ko nakirwa ibintu bikaza reka mbivemo. Abagutera ubwoba kugira ngo ucike intege, ahubwo nubona byaje ujye urushaho gusenga. Mupasiteri mu murongo, none ikintu cyanshimishije, yampaye umurongo, none nza kurambura Bibiliya yanjye, none mpitangwa ahantu heza, nakumva narahakunze, mbona ko hamfashije. Muri Luka, ijambo riri muri Luka ibice 10 umurongo wa 19 haravuga ngo dore mbahaye imbaraga zo gukanagira inzoka na scorpion n'izindi mbaraga zibarwanya. Aho hantu haranejeje, ngo kandi ngo ntimuzagire ubwoba ko ntacyo bizabatwara, ngo ntimukishimire ko abadayimoni babishima hejuru, ahubwo mujye mwishimira ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ijuru. Iryo jambo ryaramfashije kugeza na n'uyu munsi, n'iyi ndoto mbije n'iyikikije, mba numva mfite ubutware bwo gutegeka, nkategeka nkumva birakunze. Kugeza n'uyu munsi agakiza ndagakunze, numva nta kintu cyankuramo, numva ndyohewe nako ikintu gisigaye mbega. Kandi Imana yamvuzeho pe, yamvuzeho izabikora. Urabona nubwo umuntu abakijwe aba ari mu rugendo rw'ubuzima, urumva ubuzima bw'imibereho. Urabona ndakodesha, urabona noneho ikindi nayo nshoboye kwigendera. Urabona nk'ubu narwaye amaguru, simfite ubushobozi bwo kwivuza, nivuza hafi bikanga, mba nkeneye kujya hejuru. Ariko ibyo byose Imana yambwiye ko izabikora, kubera ko uko ngiye gusenga Imana yambwiye ngo nkurinze akagare, ibyo bintu bikampa imbaraga. Urumva rero ni ukuri Imana ntayitagukura, nta nahita kugeza. Icyo nuko nzi ko ibyo yavuze izabisohoza ku buzima bwanjye, izabisohoza. Ni ukuri iyo nkuru urugendo rw'ibyo yakoze ku buzima bwanjye, nkareba uyu munsi amazina yanjye kuba agihari akivugwa, ni imbaraga z'Imana. Imana yatanze ingabo nyinshi kugira ngo mbeho. None natekereza no ku mwana wanjye, kavuga nabwo yatanze ingabo nyinshi. Kuko tekereza kuba umwana murarane hanze ye kugira ikintu, nta musonga yigeze arwara. None nanjye ubwanjye muri kwa kurara hanze ntwite, sinigeze ngira ikibazo wera ngo indiravamo, ahubwo nari mfite ubuzima nk'ubw'abandi bose, nta kibazo kindi gihari. Urumva rero aka gakiza ni keza ku muntu gashoboye, ku muntu ushyizemo imbaraga, agashyiramo imbaraga, ariko agashyiramo no kwizera. Kuko buri ibintu byose ikiri hejuru ya byose ni ukwizera. Ko nanone ubikoze udafite kwizera, kuko ibintu by'Imana yacu ntabwo bipfa, ntabwo wabirebesha amaso gutya. Urumva ukuvuga ngo iyo ufite kwizera upfa kuba ufite ijambo nza y'Imana uyifite,
gira kwizera kandi usenge urimo neza kugira ngo ugire ikintu wabwira abantu bakiri mu myuga y'uburaya bagikorera bakiri mu busenzi b'ababyeyi cyangwa abagabo cyangwa abasore bagikorera wa mwuga wakoraga ubayitangaza mbere yuko dusenga ugira icyo ubabwira ubwiza bwo muri Yesu ubabwire ibyiza wahuye nabyo muri Yesu kugira ngo wenda nabo nibumva itangazo ubahaye warakoze imyuga ngo bakoraga wenda rero ko bahindukirira Yesu. Itangazo rya mbere nabaha ni ukuri bagarukira aho bageze. Uburaya si ikintu uryamana n'umugabo ejo ukaryamana n'undi ntago ari ikintu cyiza. No mu buzima busanzwe bw'imibereho nkatwe tuba tubyara turigisha abana bacu ibintu bitari byiza. Noneho ubuzima mbega buzakugeza ku Mana, ubuzima bwo mu mwuka ukabaho uri umuntu muzima mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukuri uburaya nta kintu bumaze, gukizwa ni byiza, Yesu ni muzima. Ni ukuri reka nkubwire uburaya nta kintu bumaze. Ikintu nababwira kugira ngo bagarukire ahantu bageze, icyambere ugera mu buraya uranduriramo sida, urarwaramo izindi ndwara zitandukanye. Indaya nta gaciro, urahura n'ikibazo ngo dore ya ndaya nta gaciro. Umwana waratambuka ngo dore wa mwana w'indaya, umwana akazamukana ibyo bikomeye akabikurana mu rubyiruko bagenzi bati nani wa mwana w'indaya, ku buryo rimwe na rimwe abenshi usanga niba ngewe narabaye indaya n'umwana wanjye nzashiduka abaye indaya. Ariko inama naba bagarukire aho bageze, icyo bakuyemo bajyana icyo ngicyo, ukiri muzima agumira aho ngaho pe. Abagabo mu kino gihugu barahari, witwaye neza ukiri mutoya umugabo wamubona. Basanga umwami Yesu abaruhure, kuko ngiye nagiye gukizwa ngeze finali yo kuba nasara, ngeze finali yuko ubuzima bwanjye numva ko bwatakaye bugiye neza burundu. Ubwo rero ibyiza bagarukira aho bageze, umwami Yesu abaruhure, kuko nta kidashoboka mu nzu y'Imana. Nta Imana itakuvana, nta naho itakugeza. Kandi ngenzi neza yuko iby'Imana yambwiye kubabara siko ntago ari ko gupfa. Iyo bari ko gupfa mba narapfuye mu buzima bwose bw'urugendo rw'ubuzima naciyemo. Kuba rero ntarapfuye uyu munsi Imana akaba ari cyo yamvuzeho kizasohora. Ntago Imana ibeshya. Imana si umuntu, ntago ari umuntu ngo ibeshye. Ibyikubwiye irabisohoza. Icyo dusabwa tugumemo neza, twanga icyaha n'igisa nacyo. Buriya ikibi cy'ubusambanyi bukorerwa imbere mu mubiri bukakumunga, nicyo kibi cyabwo. Buriya yego nabyo ntabwo nabishima, ariko ubusambanyi bukorerwa imbere mu mubiri, bukurura ibintu bitandukanye, indwara zitandukanye. Kandi izo ingaruka z'ibyaha iyo zakugezeho uhita uvuga uti ibintu nabikoreraga iki. Ubwo rero byiza kugira ngo wicuze ingaruka z'ibyaha zaraje, bivemo winjire mu bundi buzima. Kandi mu bundi buzima winjiramo ntuzabwinjiramo utaciye kuri Yesu. Amen. Ca kuri Yesu niwe uruhura, niwe ubasha gukora ku mitima yacu, niwe ubasha kuturwanirira bya bindi byose bidutsindagira, ya myuka mibi y'ubusambanyi. Niwe ubasha kudufasha ikatuvaho ikagenda. Ubwo rero inama nabagira basanga umwami Yesu abaruhure. Ni ukuri kandi ubuzima ni bwiza, muri Yesu ni heza. Icyo nabonye cyambe uwaguha iby'isi byose ukanezerwa ukabaho neza, ariko udafite ubugingo nta kintu byakumarira. Icyo nabonye gikomeye ni ubugingo buhoraho. Uko muri iyi minsi abantu bararushye, umuntu agakorera amafaranga yiwe aho kugira ngo atunge umuryango akayashyira indaya. Kandi nashyira indaya ntago izayareka, niko kazi izayakira. Ari abagabo bagarukira aho bageze, ari abagore bagarukira aho bageze, abana bato bari kubyiruka bagarukire aho bageze. Ingeso bishoramo nta cyiza kirimo, mvigiye nahereye nta cyiza nakuyemo. Iyo nza kugikuramo mba afite inzu yo kubamo, mba afite iki,
ariko icyo nshima Imana ni uko namenye Yesu, ubugingo bwanjye burinzwe, kandi nuko mpagaze n'umubiri wanjye urarinzwe. Amen. Nicyo nshima Imana ni ukuri. Ikindi nshima rwose, ndashimira abantu bose babanye nanjye mu buzima bw'urugendo nabayemo, ariko cyane cyane nshimira umubyeyi bita Mama Nono. Mama Nono aho ari hose, igihe azanyumvira cyose yumve ko nkimuzirikana. Naramubuze, nta nomero yo mbona, njya aho akorera bakanga no kuyima, kandi aho atuye simpazi, mba numva nifuza no kumureba gutya gusa, ko iyo mubonye mbona ari umubyeyi wanjye. Urumva ni benshi bagiye bangirira neza. Uwo mumama wanturaguye kuri ruhura ngiye kwiyahura, umva uwo nawe ndamuzirikana, avuga ngo Imana ijye ibaha umugisha mu miryango yose kugeza ku buvive n'ubuvivure. Kuko reka nkubwire, uwashaka yajya agira neza, kuko ugira neza ineza ukayisanga imbere. Ndabashima rero, nshimira umuntu wese wamfashije. Reka dushimire Imana yarinze uyu mubyeyi wacu, kandi yabanye nawe mu buzima butoroshye bukomeye. Urugendo rw'ubuzima rumeze nk'inzira y'umusaraba, yabanye nayo, tuyihaye icyubahiro, turayishimiye. Kandi ibyo yakoze nibyo bikomeye, ariko ibyo izakora nabyo birakomeye cyane. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo rega inzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ni byiza. Rero hamwe no gutegereza amasezerano y'ibyo Imana iteganya gukora, komeza ugume mu Mana neza, uzabona uburyohe buri muri Yesu, uzabona ibyiza biri muri Yesu. Ko muri Yesu harimo ibyiza biruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha mwe mwese mudukurikiranye, Imana ibakomereze amaboko, Imana ibarinde, Imana ibahe ibyiza byo mu maboko yayo. Kandi mukomeze mukurikirane ijambo ry'Imana, mukomeze mukurikirane iki kiganiro, ni ubuhamya bwiza bukora ku mitima yacu twese. Imana ibahe umugisha. Amen. Mana yacu, tugushimiye wowe wumva gusenga, tugushimiye ko warinze uyu mubyeyi, ukamurinda mu rugendo rutoroshye rw'ubuzima, ari cya gihe atarakizwa, ari nubakijijwe yakumenye, ukomeza kumwiyereka, umwereka imbabazi zawe, umwereka imbaraga zawe, umwereka ineza yawe, umurindira ubugingo, umurindira n'umubiri. Ibyo yakuvugaho ni byinshi, ibyo wakoze biruta ibyo yibwiraga. Rero turagushimiye ibyo wamukoreye, ibyo wadukoreye, ibyo ukimukorera n'ibyo udukorera, ubuhererwe icyubahiro. Rero muhe imbaraga, umushoboze, umurinde gusubira inyuma, abadayimoni bakuru basubira inyuma ubakubite, ahubwo urinde ubugingo bwe, ubushyire mu ruzitiro rwawe, urinde umubiri we, murinde ibyaha n'ibyago, murinde amakuba amube kure, ahubwo umuhe imbaraga z'umutima zo gukomeza gusanga, zo gukomeza kwegera, umurindire umuryango, imbaraga z'Imana zibe ku mwana we, umwuka we urakomeza musure, ubugingo bwabo bunirwe muri Kristo Yesu, ubacira inzira, ubagurira imbago, ubagezeho batari bagera, ubamurikishize umucyo mu maso hawe, mu izina rya Yesu. Ari inzira zitari ubacire, atari uburyo baremera uburyo, bakomeze bakubone, babone imbaraga zawe. Urakoze, turagushimiye. Ngo rero komeza ubane natwe, abazumva iki kiganiro bose ndabasengeye, uzabaha umugisha, uzabarebe neza, amaboko yawe azabaramire, kandi ntibazabure kumva ineza n'imbabazi zawe ugirira abakubaha, mu izina rya Kristo umucunguzi wacu. Amen.